nzabayaho. Narababwiye ngo ntabwo umwami atanga ikamba gihumeka, ndacyari umwami wagasobanuye. Bimeze bite? Nyuma ya Philip akubwira ngo amata ari kumwe na Sociale Mura. Bimeze bite? Karirimbo keza cyane kabagereho mwese aho muri, abadukurikiye muri mu Rwanda, abari Kongo, abari Burundi, kabagereho mwese. Hano wagiye ubu nagize isoni zo kuvuga izina rya filime tugiye kure. Tugiye kureba filime yitwa Sireyi. Gutyo mbikubwiye, amaninja mwese za Sireyi Queen muze hakuri no tuhatwikire rimwe. Agafilime bakise Sireyi. Urebe ukuntu bya bintu burya barabyize, urebe ukuntu amaninja yakoze inama. Sinjye mbabwira ngo ninja zakoze inama. Iyi filime yiswe Sireyi. Byose ngiye kubishyira hanze. Ako social media gigira uruzi ko avuga bino bintu kubona giye no kure nk'ubikora. Mbazi kurapa we. Uretse wumve ntabwo urenze ko cya filime kiza. Itabi sinababwiye ko atari ryiza, ariko basi nimburi nunywa bacyabona kuri umusirimu winywera niyoko. Itabi rya niyoko ryamaze kugera mu gihugu hose. Shushube ibyo bintu muri kunywa ni ibiki? Bari kunywa ibikamba ngo ni itabi, yamweretse akantu bita niyoko. Kandi yo kubundi kabana gateretesha rega Shushube. Niyo kubegeze mu gihugu hose. Abakeneye kurangura abacuruzi murayabonaho nimero hano mwahamagara ukeneye kurangura itabi rya niyoko. Ariko mujye mwibutsa abakiriya ko itabi atari ryiza. Ibaze ko nanjye ntarinywa, ariko umunsi narinyweye nzanywa niyoko. Dore nimero wahamagara ukeneye kurangura niyoko. Ubundi se niyo narinywa ubuzima se n'ubwaye. All the taste, all the time. Aya basi filime tugiye kureba yitwa Sireyi. Njyewe ndumva n'ubundi niyo nasobanura. Aya basi kimomo kibahana kirabirenya. Bimeze bite? Nuko dutangiye filime yacu. Diamond Group Pictures na Rock Entertainment ku bufatanye ndetse na Junior hari aho hafi. Bano iyi studio ubundi ubona izanye ino filime. Iyi studio muri Afurika barayizi, ku isi yose barabazi. Ko dutangiye filime yacu. Urebe bakazanye yitwa ngo iki? Urebe filime bayise ngo iki? Sireyi Queen we. Hano haragurumanye. Urebe abakinnyi ni bande. Dutangiranye Sireyi. Simuzizi iri live kuri Instagram Sireyi Queen. Ikanda hano. Ramsi no akarimo cyane. So my name's Penny and amazina njye ni Penny. Have been asking me how I keep. Mucyamba simpamvu nsireyingamo n'uburyo nsireyingamo neza. I need you to click on the like button. Ko mbabwira ukuntu nsireyinga. Mukande like ndetse munankurikire kuri Instagram, kuri YouTube na Instagram hose ngo bamukurikire. Atwigisha uburyo ki basireyingamo. Baratuzire bya bintu barabyiga, zino Sireyi zirabyiga, ntago ari ibintu babyuka ngo bakore. Bakoze n'inama none Sireyi Queen. Uretse uzureba amaninja yakoze inama. Kumbe barakoreka tuvuye kuri Sireyi Queen, ntako hari umusore uhari. Ramsi Noah mazina nyakuri. Yarakaye. Umusore ari hano sinzi byamurakaje. Kumbe ahantu ari uburiri yicayeho hariho n'umukobwa usinziriye. Ahantu hahiyerega nawe urahabona ukahibwira. Mukobwa urebe. Get out. Sohoka. Yararanye n'igikobwa. You heard me. Uranyumvisha. Shout, or are you deaf? Sohoka mu nzu yanjye urigipfa amatwi. Urakomeje. I got a slow one start, didn't I? Muko ntabwo ndi bwongere ukorohera. Sohokera mu nzu waninja we twarabamenye. Ariko wikwigira nk'ari njye wizanye muri iyi nzu yawe. Ibyo simbyitayeho. Sohoka. Umusore yararanye n'umukobwa hahiye ariko ari kumwirukana. Ese kuki utangiye kwitwara nabi? You are queen of all queens. No, I'm getting the fuck out. Okay, kagusohokere mu nzu baze kurana n'umusore akabyuka kwirukana kuriya. Urebe ubuzima Sireyi zibayemo buri hari igihe zirana n'umusore wasaze nka mikorojina akabyuka zirukana. Sohoka hano utahi wanyu wagira ngo ntabwo mugeraho mu. Kandi ubwo mwaraye ubona Jean Marie yagukunze bagiye kutwereka Sireyi ubuzima bwazo. Cyewe. Hey. Umukobwa yasohotse atarwiyambitse yamwirukanye mu nzu. Ni Sireyi yari yaje mu kazi yaje guhiga amafaranga nuko bayirukanye. Hey. Listen to him. Fata ibyo
icyo wibagiwe si mugenda musiga amasutiye yanyu. Fuck you! Aramutuka. Enemy, you cannot. N'uyu aramutuka nyagasani. Genda wanserereziwe. Rebe. Umukobwa yese ajya kuri Instagram nawe urabazi abagabo nimbwa hashtag abagabo nimbwa nyine nawe maninja. Umusore akimara kurarana n'iriya sire yabyukiye kuri Instagram areba kandi gakobwa. Kandi kara gakobwa kari keza kucyukirukanye. Ari kureba kandi gakobwa kuri Instagram ubwo ari buze gutereta. Uriya ni uwa gatatu muri iki cyumweru waruzanye. Dore umusore yirukana umukobwa akahita asubira kuri Instagram gushaka undi. Buriya abakobwa bose uzano bari biza ariko uhita ubirukana we ntago bazi. Wandetse ukareka kumbaza ibibazo kaboyi we. Rebe umusore agira burya agahita aca inbox agahita yandikira abantu n'iki do yasireye Queen yaraye mu basore nuko yatashye imeze mu gitondo ni kuri yaziba zimeze zitashye. Kumbe rero yandikiye ati byagenze bite bagufashe ku ngufu byagenze ute bimeze bite tutagiye filime yacu. Alright. Wandere kwigisha amasireye. The secrets begin. Reka mbabwire ribanga ryanjye nkoresha nsireyinga. On fleek. Impamvu ngo meza nsa neza Also keeping me on hari amabanga nk'abiri n'amategeko abiri atuma meze neza. lashes, flattered Urabizi ingohe zanjye zo zigomba kuba zimeze neza. an inch. Imisatsi iri imbere irambuye. Bad makeup day for me. I'll have like 2 layers of. Urabona nubwo ubu nashyizeho urwego rumwe rwa makeup ashyiraho nyine buriya bafite babanza gushyiraho akambere aka kabiri ku buryo sireye Queen buri imvura iguye iri mu muhanda kugira ngo iri kubira icyuya cyangwa se ugira ngo iri kurira nk'ibyondo tu. AKA belongs to Bonanga. AKA ubundi ni wa Bonanga. Don't you think so? Kubitekereza nundi musore tusheho. Aryo Tanzania we. I guess. I'm team Nakeka. all the way. I mean, both queen bees. If you like it, then you should have put a ring on it. If you like it, Atangira kuririmba yandirimba. if you like it, then you should have put a ring. Araririmba. Good. Hemba bikunza mbikurwo rutoki meta iki niki. Say to me, Beyonce. or are you waiting for the when? None se utegereje iki? Tegereje kuzabona umukobwa? Guess so. Niko nkeka. It just seems like you've got it all figured out. I mean, you literally bought yourself a new car. Urabona wamaze kugura imodoka nshyashya. The old one was not even old. Kandi niyo wari usanga ngo yari ikiri nshyashya. Felt like I needed something new. Numvaga nkeneye ikintu gishya. Tell our children the story about how Daddy bought a new car on his first date. Niyo dushakana nzajya mbwira abana bacu uburyo twahuye uvuye kugura imodoka nshyashya. Kugera seka. Urebe ibyo byarabaye nundi tuvuyeho. Tuvuye hano none tugaruke nakubwiye ngo turaza kubihuriza hamwe kandi uri busobanukirwe nundi mukobwa uri hano. Ni umukobwa muto kumva amagambo. Yaje hano. Hey, mama. Mama. About that money, Ya mafaranga I'm gonna need it. ndayakeneye pe. Look, I haven't eaten the whole day and rent is due. Umunsi wose sinariye n'inzu sindayishyura. Mbabare mwana wanjye. Ariko urabizi mu rugo ntibimeze neza. None sindakora iki mama? Ubutegereje ndaza gukora uko nshoboye umwana ari guhamagara wabasaba amafaranga. Umwana w'umukobwa kuma umwana yaba yaraje kuba Kigali amafaranga y'inza akatangira guhamagara waba akayabura. Urebe filime bayise Sirey. Nibiryo ni ikibazo mu nzu. Bwabwana nyine bwaravuye iwabo mu cyaro. Iwabo batazi ngo bukora iki. Kumbe hakuno dore ya ninja yatwigishije ukuntu basireyinga. It is so good. To yaje hano barabana. Oh my body, babes. Nikitohunga. Ubaye utari wabo utari umuturage najya nkujyana mu birori. Ariko ikibazo ntago twika. Kandi ufite no kumva ku mafaranga tukishyura inzu babana mu nzu nyine buri umwe bagomba kwishyura ye nunda ye. Mom says she's expecting it tomorrow. Mama wanjye yambwiye ngo ashobora kuzabona amafaranga akanyoherereza. Tomorrow or something. Ejo nzabona ayo mafaranga. Tomorrow. Yego ejo nzayashyura. Nyine babana mu nzu baba bagomba kwishyura inzu bombi. Akira amutahaniye ibiryo ni Sirey Queen. I'm on your groove. You have to come. Utahani njya mu kirori ko tuzajyana. Everything. Kimba mbona ntazi kandi usa neza. Kanjye koga ni Sirey nyine n'uwo babana wabuvuye gushaka amafaranga mu bagabo. Uyu we nyine ntaga Sireyinga aba yicaye mu rugo yabuze amafaranga kandi ni mwiza. Urebe hariya tuhavuye twigarukire hakurino hari abandi babiri baje hano. Kisha umuntu na Kadafi sana biriya bintu byawe. Hari umuhungu ufotora witwa Kisha umuntu nibwo akiva mu cyaro ari kumwe na Kadafi. Abana ibintu nibyo dukora
akora muri Joburg mwana Johannesburg. Mani ndabibona kishe umuntu nibwo avuye mu cyaro aje mu mujyi. Mani njye navutse niteguye ubundi amafaranga niyo atuma nitegura kurusha. Iyo ufite amafaranga n'abakobwa barayakurikira. Ibyo ndabikunze ni kishe umuntu. Mani nanjye nazanye amafaranga. Ni amafaranga yo muri Ghana. Masedi. Shut up your mouth! You an idiot! Where are you? Uri he? South Africa. South Africa. So we don't use it in South Africa. Muri South Africa ntabwo dukoresha amafaranga yo muri Ghana. Dukoresha amarandi. Dukoresha amarandi. Bebe. Ni umusore ni kishe umuntu avuye mu cyaro. So, welcome to the life of Joburg. Ukaza neza mu buzima bwo Johannesburg, mu buzima bwaho. Mana amasire Queen yina haratwika kuko. Those stupid slave aunties you have in there. Ntago ari nk'aya masire aunties yo muri Nuza yo muri Ghana uvuyemo. Habaho amasire Queen none sire Queen ishaje bayita sire auntie. Nabwo barana abasire grandmothers. Isire nyine zishaje byanze gucamo. Urebe Kadafi yamuzanye yanazana hano kishe umuntu. No, this man does have. Iriya nzu nini kuki atari urara mose ngenda aramurirayo hanze. Iya wirara hanze. Kiraseka ni cyakije umuntu. Kada uri umukozi wo mu rugo. Uri umukozi wo mu rugo n'impamvu uri mu kazi ko hanze. They're not like houseboy in South Africa. You can call me proxy owner. Hano South Africa ntabwo batwita abakozi bo mu rugo bakwita uhagarariye nyir'inzu. Mu gihe adahari. Bani byose ni umukozi wo mu rugo wana. Uri ntegera. All my heart cry. I know my God will give me this kind of. Imana yumva amarira yanjye umunsi umwe izama inzu nk'iyi n'abarara babiri. Umwe avuye mu cyaro. That's how you dream. You dream big. It will never happen. Bani ibintu ntabwo bizigere mu buroto byo kugira inzu nk'iyi. Don't be unfortunate. Katorore. Mani ko nshonje se kada. You can be hungry. Husband. Uzi ufite amagambo unyita umukozi wo mu rugo ngo urashonje. Is my oga. Umuntu ntekera ni boss wanjye gusa. You're on your own. Uri ku giti cyawe hano. Or go to the stove and cook something. Come, let me show you where you sleep. Reka mbanze nkwereka urara. Mani ndashonje winzengurutse. That's what you eat this afternoon. Ahita cyo. Mani gutyo ufata abanyamahanga se. Kumbi wa musore twabonye yirukana siri kwinura ku mbuga ari gushaka abakobwa. Araza akifotoza udufoto yicaye mu rugo. Udufoto mani yifoto urabona iri intero rigasozwa na she. Yifoto iri she. We'll try something like this. Mani fotoza nk'igangster. It's only nerd people that pose like this. Amadage niyo yifotoza yifashe gutya. The bookworms. Sibyo? Yes. Yego. And this I'm not gangster. Kaje nago ndibandi ngo nifotoze mani nk'ababahungu bi. That was a Jason de papa cyangwa yifotoza yigeze gutya. I won't help. Ni byababa ni byayamabandi. Look, I'm dressed like a former couple. Nambaye imyenda igaragaza ko ndi umukapo. Kapobiri. Ni cyaka pobiri mfotora ifoto nyishyire kuri Insta nambaye agakote kari bukurura abana. Bano King Pazo aramwereka babonye kano kari bubakurure. Ni binavugaga. Girls gonna come running. Abakobwa ifoto ni postinga kuri Instagram baraza biruka. Unyumvira abahungu b'i Kigali. Nyine. She good. Ngira umfotora kandi gafoto meze gutya noneho gakurura abana. Ndebe na nimba kanturisha wansi. Jean Marie ni ufotora ifoto akahita akubwira ngo mani ngiyi foto iri iki niki she hakunino Possession with a queen bee. You honestly don't have kumbe to. hakuno tuvuye haratugaruka hakuno hari abatsuri babiri bahari. And there's more to life than sex. Mani kuba abakobwa bose uye nabo ni ugusambana nabo gusa ntago wumva ko hari ubundi buzima burenze kuryamana n'abakobwa. My age. I'm 30, not 85. Mani mfite imyaka 30 ntago nshaje. Boring. What's boring about wanting a woman who's not after money? Je icyo nshaka ni umukobwa udakurikiye amafaranga utari sireyi nyine. Woman with big dreams. Umukobwa ufite indoto. Oya twe turashaka ufite ibibuno binini. And she don't have to be poor either. Just give it a chance. Who knows? Mani bigerageze. Actually might find a slave queen that's smart. Nyamara ushobora kuzahura na Slay Queen ifite ubwenge nyamara. Right. Umusore uravuga ati ngenda ndashaka umukobwa utari Slay Queen utari ninja. Wa mukobwa udakurikiye amafaranga ariko ufite indoto nyine nini. In the D and A. Ni babiri. Ni abavandimwe gusa umwe akunda abakobwa uravuga ati nkeneye umukobwa ufite indoto nini z'ejo hazaza. Undi ati ngiye nkeneye umukobwa ufite ibibuno binini. Step.
the blesser. bwa kabiri rero ngasire kwini ugomba gushaka umusore ufite amafaranga Done. What you're gonna do is look ikindi umaze kwitunganya witeye make up ugomba kujya gushaka umusore that is riches. Rich. wa musore ufite amafaranga Just menshi riches. menshi Now, you'd rather eat your frog big than skinny. Umve. Let's hope his pockets are big too. uwo musore nanone uko yameze kose ariko ugomba kumenya yaba ari igikeri yaba ananutse yaba ameze ate ariko ukamenya ko afite amafaranga menshi Let the blessers go and hide. kandi nka Slay Queen kugira ngo ubone uwo musore ufite amafaranga ugomba kujya ahantu hajya abantu bafite amafaranga ntabwo ugomba gutegera ahantu mu bakene nawe Slay Queen bura ntabwo wazibona ahantu haciriritse ati nka Slay nimba ushaka umusore ufite amafaranga ugomba kujya gutegera ahantu nanone hari abanyamafaranga ahantu baroki basohokera n'abandi bakapa kumbe mu kuku ibyo batubwiraga uri ari kwigisha Slay Queen baba barakoze inama biriya bintu barabyiga ntabwo ari ugupfa kujya gusireyinga bafite ibitabo barasoma ati n'iki barategura dore abasore kumbe bari hano dore Slay ngo zirabahagurukira uyu we yanga abakobwa badafite indoto b'abakobwa babasama mbega ameze nkanjye ntabwo wambona mu bakobwa basamye ama ninja reka umusore abakobwa nk'aba bamuterarije ahita ahagurukana n'abahunga kino cyo cyasamye kimeze nka King Pazo nicyo cyagumye mu bakobwa yiziye hano yinywere urwunge rwe mu mahoro iby'abakobwa ntubimubwire yabonye urwunge rwe ibyo bintu ntabwo bimufasheho bebe kumbuye kureba abona ba bakobwa wa mukobwa twabonye utegura wigisha andi Slay Queen umukobwa ko mureba cyane uramuzuya ko ndabona kurenze nyine warategura kujya bafite ukuntu azi imbere y'abagabo bagakaraga ikibuno ariko anabareba abagabo bagata abakobwa bari bari kumwe nabo umusore ukomeza umurebe nta mpamvu mva nk'ibiririmba bumva Cardi B Ninja nawe n'isadunda nk'izindi urabizi wa musore ntabwo uri serenge yerekana igendere bombi iki ngiki cya Pazo cyo Pazo yikundira amasadunda yabonye Slay hano uramubona ariko hano ubona guri kwe n'abakobwa beza nabonaga atari mwiza man hari abamuri imbere bari kumukarangira Slay zirategura ziri kumukarangira nko mana ya Imana uriya niwe nshaka ni cya Pazo uyu we yinywera urwunge nta bintu by'amaninja bashaka kumva ninja zivaye shushu be Slay urayibona ariko iziti no kwicara wagira ngo muraziranye bakoze inama twarahagurukiwe ufite ikihe kibazo uravuga iki nawe afite n'ukuntu aza guhereza ishakoshi nkaho muziranye mbega amaninja ubonye wirukanye undi mukobwa yego nari ntegereje kuvugana nawe mbega ukuntu bihuriranye nanjye numvaga nshaka kuvugana nawe bakoze inama nyine tuganira icyo ari cyo cyose ndetse tunakora icyo ari cyo cyose wumvishe Slay ukuntu zakoze inama ese uri abahungu se babajangweri batazi gutwika ese kuki abantu bose banyita umujangweri ahari ni ukuri ntabwo ukunda abakobwa uyu musore ntabwo akunda abakobwa biyandarika amaze umwanya ntandukanye na Sheri urabizi amugerekaho akaguru ariko nimba watandukanye na Sheri hano hari undi ukwicayeho mukunda kwiyamye mvaho twarabamenye twamenye ibyavugiwe mu nama inama yanyu hari abamenye amabanga tumenya ibyo mwigiyemo aramwirukana uyu musore ameze nkanjye yinywera urwunge rwe yirukana ininja shushu be aya muri tsani mfite angahe se tubanze tunywemo zana champagne ebyiri uramubona ukuntu ahita zituma atari uri bwishyure barategura bakoze inama aturore uyu ari hano we bino bintu biramubangamira abona abakobwa bari kwiyandarika nta mukobwa muzima abona ubereye amago biramubangamira nanjye birambangamira usiyo mpamvu zishana atinze gukora ubukwe aka abakobwa bo mu Rwanda byibura baritonda wanyangirije igihe ntabwo nshaka kuzongera kubona umugabo utabasha no kwishyura ibyo kurya hari Slay iri gutongana n'umuntu yicyuye Sheri wabyizera ibaze gusohokana n'umusore uzi ngafite amafaranga ntakwishyurire n'ibiryo ibaze ariko ukuntu yakekaga se ko uri igiki
We had a fight, the food ended up on the uwo musore twanarwanye ibiryo birameneka ndashonje nta biryo mfite nanjye urabizi ariko nyine nta mafaranga mfite sire nyine ubusanga hari nk'agakobwa babana hari uturyo nakuzaniye nagucyuriye bafite ukuntu bashyira muri takeaway bagacyura ibiryo muri ya mashakoshi yabo urakoze kunzanira doggy bag ibiryo nyine After dinner. Oh, Chum, you know what they say. uzi ukuntu bavuga Doggy bag, no doggy style. musore wakuguriye ibiryo nawe nta doggy style ari bubone no doggy bag no doggy style wumve Friend, I'm exhausted. You know these men reka maninja we kumbe harahi for champagne, and then they've been promising you a divorce for how long? urabizi umugabo ntakingurira champagne abambwira ngo azabanza hane divorce n'umugabo we So I'm thinking. urabizi natekerezaga Face, James, time, dushaka undi musore dutuburira victim. dushaka undi duhemukira On the Grizzy Gram. tujye kuri Instagram ntijye dutenguha ibiriho abasore b'indangare bafite amafaranga turebe umusore babona wa musore twabonye kapobiri nawe yifotoza udufoto twiza yambaye nk'umukapo none uyu musore nyamara asa neza reka nandikire kapobiri babonye kapobiri kuri Instagram urebe ukuntu amaninja buriya twandikira Instagram aba yaranateguye mbega amasadundu zikaba yabibaze reka mwandikire ngo hello yellow No, okay, 3. That's too much. ushyiraho n'utubizo tune oya dutatu Okay. ndamwandikiye akanda kuri sendi umusore nawe ahita amusubiza biti icyuki kapobira yisa nsubiza baba baguhagurukiye bicaye bari kuganira ati reka nandikire uruke kuri Instagram turebe ntabwo ari njye ukoresha imbuga zanjye mfite abapampe nayihaye Tony inganji niwe ukoresha imbuga zanjye ntabwo ngikoresha ziriya mbuga yewe mba ku mbuga reka urw'igikundiro do ubwo umusore bamuhagurukiye kapobiri yahise ambwira ngo ampamagare video umusore bari seriye akubwira ati ndaguhamagara video kitaba ari igihungu kiri kunyandikira banze witere make up urimo kubwira ngo muhamagarane video itere make up utazica isura kandi isura niyigurisha niko kaduka ureba amaninja ukuntu yaduhagurukiye reka nitere make up duhamagarane video itunganye neza amafaranga turayamurya kapobiri nawe byuka yifotoza ashyira ku mbuga nkoranyambaga ngo arebe ko yakurura ibyana we ntakubone jya hirya ibiti cy'umuhungu cyuki cy'igisaza yahise amuhamagara byihuse cyane mbere hakurino mani turi kuzenguruka Kadafi nakisha umuntu But you're jobless. mani nta kazi ufite Your destiny is to roam around. ubu ikintu wakora cyonyine ni ukuba uzenguruka muri karitsiye cyishumo I'll find something. nanjye ndaza gushaka icyo nkora Oh, no problem. You can go back. subira inyuma rero Go back. nimba nyine ntacyo uri gukora mu muhanda subira mu rugo cyishe umuntu Take my food. ibiryo byanjye uko nabisize ndabizi Exactly how I get. ndabizi neza uko byanganaga Me and you will have problems. nugenda ukabiryo turaserera sawa ni Kadafi na cyishe umuntu Because you are the one who cooked it. ibiryo niwe wabitetse sibyo Eat that food. ngiye kugenda mbirye When you come back, utegereze buy another food. Then ugaruke uteke n'ibindi unikishe umuntu si byoroshye wibeshye uhita uca ukishe umuntu my way back. barakeka ntabwo ndi bumenye inzira yanzanye se ngo nuko mvuye mu cyaro kishe umuntu avuye muri Ghana yaje muri South Africa birateye imbere nyine ku buryo uvuye mu duhugu tundi uba usanga nyine ugeze mu gihugu cya fresh yo kugera hano ari mu nzira agenda hafi mu baturanyi niko yabonye umugore uri gukubura kishe umuntu undi mupampe twungutse witwa kishe umuntu kishe ari hano ni ikigage sha cyamwishe kishe umuntu ahagarara hano yewe gakishe kishe umuntu we Yeah? Hello. bite See the watch. urareba iki Look for it. urashaka iki hano Sorry, really, I was just. narindi gucaho nk'umuhitinzi Look, pass. Why you? nyine nimba urugendagenda The watch the house is. kurunguruka mu ngo z'abandi bantu Oh, I can't. uri igisambo Huh? oya I'm sorry. I mean, who are you? urinde ubundi
My name is Emmanuel. banyita Emmanuel From Ghana. kimva muri Ghana West Africa, Ghana. I came West Africa naje joyce I'm sorry. ariko ntari biryanjye So if you are Furutse muri Ghana just walking on the street, none iyo uvuye muri Ghana uzenguruka se wizengurukisha wikatisha mu karisi ahuye na Tony Nganje so you dare here to visit or to waje gusura cyangwa gukora I actually came to work. naje gushaka akazi So you want to work in South Africa? ejo gukora muri South Africa Do you have a permit? ufite igipapuro kikwemerera gukorera hano Permit. Yes. permit nyine work permit ubundi mu gihugu cy'abandi ugiye ugomba gushaka igipapuro kikwemerera kuhakora What passport? ariko ufite passport You have permit. Nobody go employ you. nimba udafite icyo gipapuro kikwemerera gukora hano nta muntu uzaguha akazi You go Ghana. Nobody go. ndetse na leta nigufata izagusubiza iwanyu Better you go or before you die 30 days that they give you pass. Be a go back to me again. mbere na mbere genda ushaka igipapuro kikwemerera gukorera inaha Back Ghana, you come and work. You are speaking my local. mani nawe numvise utangiye kuvuga ikirimi cy'iwacu muri Ghana Nganje nawe uri iwacu You need a permit. The mani ukeneye n'igipapuro mbere y'uko unkoraho people like that, get out. sohoka genda Ali party. shishene Alright. Thank you, sir. murakoze nyakubahwa I'm working and I'm looking. I'm working. Nobody need to do anything. oya shishene You need permit. ukeneye igipapuro wamuginga imbere y'uko unkoraho urebe Lore tumeze ute ni mama we yaramwandikiye umukobwa we yanze kuba sire yirirwa mu rugo yanze kuba nk'abandi bakobwa kandi yabuze amafaranga y'inzu uwo babana mu nzira aramubwira ati ngiye yanjye nangaya yawe ari mama ari kumubwira ati mwana wanjye ndagukunda urare neza Who would have thought I'd come all the way to Midrand for food? ninde watekereje ko nazakura muri Midland nje gushaka icyo kurya I like fun wa musore ka gakobwa kamwandikiye kuri Instagram kapobiri bahise bahura things. urabona ariko ko mana yanjye And romantic. ya Sireye yavuga ati nkeneye gushaka undi musore ku mbuga nkoranyambaga nkuri byinyo yahuye na Sireye Queen Would you like to drink red wine? urashaka kunywa ka wine yego we gira sha ni kapobi Let's have your best bottle of red wine. Would you? icupa rihenze mufite hano rya red wine rizane hano So, none what is a guy like you doing single? nisi kuki umusore nkawe kapobi rukiri singo Stable. kandi mbona usa nk'ufite amafaranga We're not getting any younger. urabona ntabwo tuba dukura dusubira ibwana I'm just the kind of guy who likes making money. agenda abasore bishakira amafaranga iby'urukundo nabaye mbishyize ku ruhande wese waretse tukaza kuryamana Sireye ntabwo zica kure I must say I find your nuttiness quite wa entertaining. mukobwa ndi kubona ubukubaganyi bwawe bushimishije Wow. Can you pour it like water from like a cup? komeza usuka ubwo bukubaganyi bwawe nk'amazi ari kuva mu kabindi urebe Oh yeah. kapobiri nawe aratwikahura n'abakobwa bamubazaga ese kapo bitebya anjye ndi umusore ukunda kuba ndi gushaka amafaranga Right. cya pimpi nacyo narakibonye abateka mitwe bose ni uko bavuga cya pimpi iyo gitunze mikoro nta kindi kitagiwe anjye nkunda amafaranga nkunda gushaka amafaranga icyo kintu nkunda Reggie. kubera aricyo kintu adafite nyine numva kituzuye do I'm very sure he said Richie. You probably have cobwebs in your ears. I could have do baraganira hano banywa ka wayini just joking. ntakina gashushu be ni kapobiri ari kumwe n'umukobwa do bidatinze abavuye muri buwate nijoro wa mukobwa wa wundi ujya utoza andi Sireye Queen ukuntu akazi gakorwa yatahanye nande na King Pazo kumbe dore wa mukobwa wundi babana mu rugo umukobwa babana atahana n'abagabo bakamuha amafaranga uyu waba yabuze yamuha kugira ngo bishyure n'inzu umukobwa babana atahana abagabo buri joro ariko abafite amafaranga uyu we nta mafaranga aba afite barara bamusakuriza we yanze kuba Sireye Queen kumbe uyu nawe wa mukobwa bamuhamagaye kuri Instagram bakandikirana bagahura birangiye baryamanye Sireye rega ntabwo zitinzamo hahita hanashye harahiye twigarukire kuri kisha umuntu .com ngo nyine igipapuro cyo gukora muri South Africa njye ndabikubwiye The man who lives next to your house ni umugabo utuye hariya hirya duturanye reported if I don't have bambwiye ngo nabona icyo gipapuro bazansubizaho to navuye work in. And no one will hire me if I don't have a permit. ndetse ngo nta n'umuntu uzigira umpa akazi nafite icyo gipapuro Nah, man, he doesn't know what he's saying. Tony ntabwo aba azi ibyo avuga inganje What are we going to do? none dukora iki Okay. Tomorrow, I will take you to a man that will do it for you. ejo nzakujyana ku mugabo uzagushakira icyo gipapuro
kishe umuntu aje gukora muri South Africa. All like him. Is he the one who did yours? Uwo mugabo nari yo gushakira icyawe ibyo ntabwo bikureba. You're asking her the question. Tangiye kubaza ibibazo byinshi wa muginga we. Just out. Urebe. Anyway. Guess what happened today? Azi byabaye umunsi. I saw the lady I've been seeing in my dreams. Nabonye umugore najyaga mbona mu ndoto zanjye. Ntabwo nzi ko nzamusanga muri South Africa. That kind of Mwana uwo mugore ni mwiza ntasanzwe. Twahuye uyu munsi. Mwahuriye he? the same house. What the guy told me about the comment. Muri iyo nzu nyine aho bambwiye ngo ujye gushaka Emmanuel ngwino hano. Mvayo hano. Manongwe. Ni kishe umuntu wakigoryi uwo mugore uvuga wakunze n'uwanjye birongera kumva umuvuga wamukinga wese waramukoye ntuzane ibyo bintu byawe kubera turi abana ibintu warabinkoraga manu ukantwarira abasheri uriya mugore niba abakobwa nkunda nta kazi ufite urabizi tangira ubukora hano leta cisheni urebe I see what you are doing. You resolve me idiot, then I'll forget the girl for uri kunuka kugira ngo nibagirwe uwo mugore n'uwanjye ninjye wamwiboneye I slim thing. You like kandi wowe ukunda udukobwa tunananutse uriya ntago ananutse ikishe nako nino uracyari SA cyangwa South Africa nako nino kumbe do wa mukobwa wararanye na Kapobiri wa undi wahuriye kuri Instagram ejo bamwandikiraga ngo yabonye ibogari ryitwa Kapobiri rifite n'amafaranga cyanumva Buriana avuga ko Kapobiri afite amafaranga reka nje kumuraza dore agakobwa rero karaje Kapobiri kakangutse Kapobiri yakakanuriye yarakaye iki soka soka who's crazy thinking wewe wasase my house now. Get ntago utumva ko wambera mu nzu soka Kapobiri stop imitwe Kapobiri menya n'amafaranga menshi agira cyangwa se badashaka kuyatanga ararana n'umukobwa kuko Sirey buri kwaka amafaranga mu gitondo bukeye akabyuka yakurakariye Kapobiri akahita kwirukana cyokera mu nzu wandaya urara mu nzu z'abahungu gutahita kurusha umujinya utaramwaka amafaranga Kapobiri aratwika uracyari mu nzu yanjye soka James sori nonsererezi y'umukobwa Kapobiri arategura ararana Sirey yeretse ko afite amafaranga Sirey ivuga ati uyu mugabo nabonye arama amafaranga akabyuka yituka yirukana yikubita imigera ati soka ibi bintu bijya bizibaho Sirey ziri kureba iyi filime zirabyumva neza wibeshye ku musore ngo ari buguha amafaranga ugasanga nawe byaramubabaje ni nk'umukobwa nyine butekereza kurya nk'amafaranga tuvuge ya Rocky ibaze nk'icyo kintu kugitekereza ngo nzarya ku mafaranga ya Rocky cyakora mwakoze n'inama akurino abantu mu gitondo kishe umuntu na Kadafi guy. See your man. urane wa mugabo wawe What's this guy? uramwizeye ntushi kubashakira igipapuro kiryogo nyine igipapuro cyo gukorera inama muri South Africa See Tommy, like a Yahoo boy. Yahoo boy with Tommy. ariko mbona afite akadasa Who's coming, Nigerian? baramuzi man ntago ari umutubuzi bamwita mikorojeni Just go. wa mikoro bimeze bite mikorojeni Man, wena kadaya listen man, this is my brother. ni umuvandimwe wanjye tu Into town, you know. aje mu mujyi It's work permit. icyo akeneye ni work permit igipapuro nyine kimwemerera gukora muri iki gihugu No. hafa Let's have fun now. Have fun now. bavuga hafana Have niko basuhuzanya muri Ghana fun now. hafana Forget it before you speak. okay ibyo tubirike mikorojeni You know, sometimes I feel like I have some Nigerian in me. hari igihe njya numva nanjye ndi umunigeria bitewe nuko mfite umuzigo nanjye nk'uw'abanigeria Where is it? umuzigo uri he Anyway, what's it gonna cost, man? biradutwara ngahe Don't worry, I'm gonna sort you out. It's only gonna cost you 40,000. urishyura ibihumbi 40 byonyine Oh, come on, 40K? mani 40 ni menshi Chinese and the Pakistanis, 80K. abashinwa n'abapakistani baca 80 Look, 40K naira is. ibihumbi 40 ntago ari menshi y'amanigeria 40,000 rands. ntago ari amanigeria ni ibihumbi 40 by'amarandi kandi ukishyura kashi It's okay, it's okay. bimeze sawa uwo ni Kadafi urabizi ayo amafaranga nta kibazo cy'amafaranga gihari mwana bro All I need is a copy of your uri passport. amakopi ya passport yawe That's it. How long would it take? biratwara igihe kingana iki Well, this time you'll have it. ejo nk'izi saha tuzaba twabahaye igipapuro cyanyu yeee na Kadafi aravuze ati amafaranga nta kibazo Pay him. mwishyure Kadafi agushyirishamo agahita anavuga ngo ishyura ndagiye bakwereka umuntu uri buguhe serivisi uzi ngo ari bunagufashe ati mwishyure kumbe uyu nguyu yari hakuno
She's welcome. Well, urabona Queen. dore yasireye Queen babana bayararanye n'umugabo Wait, uzi impamvu umwamikazi because you're a black woman? kubera uri umwiraburakazi No. Because I can smell money. kubera ko ndiha amafaranga ndayahumurirwa Mile away. amafaranga nyahumurirwa kiri ku umusore ufite amafaranga mubonera kure hey Me pictures of Indriya Kini motorcycle beds. wa musore twararanye King Pazo yanyurije amafoto y'amamodoka ye umukire ni kapo Lucky, you say. ubwo umunyamahirwe nyine umukobwa w'abana na Sirere ko yanze kujya muri iyo mico y'ubusireyi mfitiye ishyari Anyway, scheme, hang it yesterday. ejo hahise hari ejo hahise Tomorrow, it's right now. So, ejo wambwiraga uzishyurana uyu munsi mpa amafaranga y'inzu uyu we disi kubera atajya ajya mu buraya nta mafaranga y'inzu aba afite kano ko kaba kagiye mu buraya kakayakura babes, need better than uragira ngo nkwishyurire inzu what my son and my nigula bro. erega unyishyuriye inzu Now, Baba, ugereranyije n'amafaranga uba wakuye ni ubusa 30 million. none se amafaranga $200. ni akaguzi inkweto zizakurura abandi bagabo Rent. nyakwishyuriremo inzu Milo hasi. oya nawe menye guhiga amafaranga wana njye se uzi ukuntu baba baraye bancunaguza kugira ngo mbone ayo mafaranga do Smile. seka ariko ngo postinge ku mbuga nkoranyambaga uyari hakuno ni King Pazo do yo muvanda afite kirumuna cyano reba icyana kiri kunyandikira kuri Instagram kiwe nuko King Pazo abameze buri munsi ngo tururwana kuri IG noneho When we got there. do buri wonindi I don't know. I'm supposed sinzi to probably the man. menya ari umukozi wa mukobwa twararanye The responsible and humble woman. ntabwo wabona ari umwana witonda ubana na yasireye Queen mwararanye Something about that last night. iyo wanangiye na peni ninjoro hahiye ukambwira ibyo bintu ariko ngo hahiye No way. wansabiye nimero ubwo zuriya mwana babana ko mbonye asa nk'uwitonda uyu musore we ni kare y'abakobwa abona umukobwa ushobora kuba yitonda utari zaninje akavuga ati mwampaye nimero ye Fine. sawa But you gotta drive me around. uyu munsi uramara ifite rero unware Pazo urantwara ungeze kuri uwo mukobwa nawe urebere ubonereho nyine gutereta uwo babana wavuze ko yitonda ni ka gakobwa kanze kuba gasireyi turi ngaka bari kukaganira bana yanjye Some guy says he's coming over. He came King Pazo aramwenga agiye kuza hano akagomba kunsanga nsa gutya coming in your what then? ibaza asanze nsa gutya Changing your clothes. mfite koga nkitera makeup agasanga nsa neza sireyi ntabwo yatuma uyibona itari ikubita ikirungo Mina angandaba nabantu b'imanje. njye ntabwo nita ku bagabo b'abakire wana turore uyu we yanze kujya muri iyo mico y'abasireyi avuga ati reka reka aba yabuze n'amafaranga yo kwishyura inzu zasuyaza hano ni sireyi yacu peni sheri wanyohereje udufoto twawe wabunuje udufoto nambaye ubusa abasireyi rero ibyo bintu ntabwo bibakanga kubabwira gutyo kanze ntumwoherereze wabona ari umukapo akahita arabanza akanategura reka mwoherereze tunyuzi nkwike yewe dore gwa ibi mu nama babyigiyemo nabyo ati umusore nakwaka amafoto ugihita uyohereza vuba vuba wabona ari umuntu ufite ifungo arohereza Kadafi .com. .com From your guy. wa musore ejo twaye amafaranga mikorojeni ngo aduhe igipapuro 24 hours. amasaha yaduhaye yashize Then we've not heard anything for him. Calm down. tuza Tell me to calm down. bimubwira gutuza ariko Africans can be slow with. hano ni South Africa ibintu hari igihe bigenda gake Relax, give him time. Please call him. Call him. muhamagare muhamagare No, I don't like the of this thing. I smell something very fishy. genda umva bino bintu birimo ikibazo umuntu twishyuye ejo bimeze biti kishe umuntu yarishingwa mu igipapuro cyo gukora muri South Africa uri guhamagara nimero iri gucamo Kadafi niwe murangiye Maybe it's network. wabona ari network nimero ye ntabwo iri gucamo Call him again. Call him. Call him. wongera umuhamagare wabona yahinduye na nimero See, 40,000. ibihumbi 40 nishyuye by'amarandi mwana And that's for 40,000. uya bimusubiriramo You know how much that one is I in said it? relax. Have you navuze ngo tuza ariko that a South African scammed or 419 a Ghanaian in a aba Nigeria bagiye batuburirwa nakabanye South Africa bagiye batuburwa n'aba Nigeria gusa The first one. ntabwo inabatubura Breaking one now. uyu wawe wabona ari ubitangiye ntabwo bijya biba I'm only about nyamara ndakuburira Kadafi badutuburiye ntibishoboka me camp. And they will not call the do iki gisigara his village. Network is not, ntabona ari mu giturage cyabo network azanze is not going. nimero ya mikorojeni idacamo uyu nguyu yararanye n'umusore witwa
Kapobiri ntabwo bizongera kumbaho. Yararanye na Kapobiri azi ngo ni umukire. Kapobiri yabyutse amwirukana mu nzu amukubita ati musohoke mwandaya mwe bigiye bamuma ninja. Dore ishumi umusayizire yari yagiye mu kazi biranga, kumbe n'abahungu hari abahungu bibese bakora inama. Yari yobowe na Kapobiri. Kapazo ukuntu ategura kereka abakobwa ko afite amafaranga ariko iyo hamaze gushya arakwirukana nta n'atanu yago. Why would we do this? Kuki yakora ibyo bintu sinzi. He was cute and all, but Cyenda munaga Kapobiri n'umwana mwiza hari ingagari kandi sinzi. restaurant was great. Muri restaurant yambaye keya Later. tugeze mu rugo iwe makeya kurusha And he came. ariko mu rukerera yese nyirukana mu nzu gutyo gusa. We did have like a tiny disagreement, but it Wabona ari akantu tutumvikanyeho kamwe About? keke Like, akantu kubugoryi called him by another name, and then akantu tumvikanye umuseriveri yamuhamagaye izina ritandukanye n'iryo yambwiye. that can't be Ariko ntabwo ari ikibazo, because then that would be stupid. byaba ari ubugoryi. But then Richard and Reggie sound the same, so Yambwiye ngo yitwa Richard ubundi ngo umuseriveri amuhamagara Reggie. until I had to call you an Uber. Sinjye guhamagara taxi voiture isa kugukura hariya, hari ubwo yari no kuguha amafaranga ya taxi wapi. Sorry, man. Sorry. Sorry. Yarakaye. Manage. Man. Umva ariko Doggy bag. nta biryo watahanye se uvuye gukura uwo musore. Ibiryo se niwe watanze Doggy Style ngo Doggy Bag ati Doggy Style yari yande. Doggy Style simba nzi byari byo nuko ubibona muri filime gutyo nivugira. Kiye narabwiye ngo ntago nyina filime. Sasu yaje hano. Umusore afite amafaranga ye. Umusarika ngo utware mwana. Amuzanye hano mu kimodoka cyiza. Yazanye King Pazo byuka ajya kureba abakobwa, niyo gahunda ye y'umunsi. Ni hano twari turi umusa tujye gutereta. Uyu yashimye ka gakobwa ngo gasa nkakitonda kabana na yasire yuyu katururi avayo King Pazo yan How you doing, baby? shushu be umeze utese. Hano twari turayambere yasire uyu we kaba kifitiye n'isoni disi nakana keza n'umukobwa wanze kwigira ninja. My roommate's like Yitwa rero to turabana. roommate long, but Clive. Uyu yitwa Pazo. Hi. Pazo hebwo nawe ni indaya nkawe. Arabareba yabareba yumiwe. Hey, buriya bagiye mu biki? Ni Loreto kureba bona. Buriya ni umushoferi wa Pazo. Kumbe ahubwo niwe nyiri imodoka. Baravukana. Nawe ni umukire, bose ni abasore bafite amafaranga ariko cya Pazo cyo nyine kiyajyana mu bakobwa kigize ikirara. Zana uyu bamwise umushoferi wa Pazo. Karibaraguza ntawe kaba gashaka kuvugana n'abasore b'ibirara nakana keza. Niko ya bite hazi gutereta disa ameze nkanjye ntama w'Imana. Ibikobwa byambwiye ngo roke ngo waje ngo yenga ikibazo y'uduterese n'ujye uduha keya nzi gutanga nanjye nakuze mu rugo bama nibirye cyangwa ubyihorere. Jeme keyi ninja. Mbabarire. Aka gaco twarabamenye mwamana. Gaco. Yendukira umukobwa kandi uyu niwe waje ashe gutereta uyu mukobwa. Uyu yaje ashe gutereta abona karaga ko ngasa nkakitonda. Uyabonye umukobwa usa nk'uwitonda nyine gifite umuco we ni wabashaka. This part of Kumbe hakuno dore wa undi nyine you were right. umwe Needed this. Kapobiri yirukanye mu nzu. Yes, and you even got me chocolates. Because Mwana wangu uri na shokora. Choma. Erega ndi inshuti yawe nziza. Oh, Choma. The best is who wants me to do doggy style for doggy bags. Uri inshuti nyabakibishaka kongera gukora Doggy Style ngo nkuzanire ibiryo. Nyagasani. It's fine because you do the same for me. Ariko naribi nawe wabinkorera ibyo rega. That guy 5 Ariko wa musore duturanye bo muri gatanu. totally buys breakfast. Twagiye kumutereta akatugurira ibyo kurya bya mu gitondo. Sireye ibintu byose barazibigurira. Tumubwira tugurira icyo kurya cya mu gitondo. Came here. I saw him drive out. Watinze mubonye atwaye imodoka asohoka agenda. It's our plans. Ese ubu turakuraho ibiryo. Urebe Why did we join Tinder? kuki twagiye kuri Tinda? No. For love of food. Twagiye kuri Tinda kubera urukundo dufitiye ibiryo. Oyster. Urabizi reka tujye kuri Tinda rero dushake abasore. Ni cya application cyitwa Tinda. Amasadunda hafi ya yose abariho tu.
amaninja asaba kuri Tinda nayibonye muri telefone ya Godwin. Ni ahantu nyine abahungu bajya gutegera n'abakobwa bajya gutegera na application ngo tujye kuri Tinda, ngo twagiye kuri Tinda kubera urukundo rw'ibiryo dufite. Ariko menya Slay zikunda ibiryo. I'm also warning you. Man, ndaguha agasopo. Those lies that this house belongs to you. I'll tell her. Uriya mukobwa utera tumubwira ngo iriya nzu ni yawe, ndamubwiza ukuri kuri umukozi wo mu rugo. Reka David. To a party to bring this boy from Accra, Ghana. Ese man, nakoze kusa gukura kisha umuntu muri Ghana nkamuzana muri South Africa. Am I not paying rent? Ntago nkwishyura sa y'ubukode. Take time this night. You will not see where you will sleep. Ntabwo nutanyishyura amafaranga y'ubukode iri joro ntago uri burare hano. Take time. I will tell Delilah all the lies you've been. Nabwira uriya muturanyi Delila cya gikobwa bakunda bose. Kuba mubeshye ko iriya nzu ari yawe kandi atari yawe uri umukozi wo mu rugo. I don't spend much time with you because you are the idiot. Urabizi ntago ndi bumarane igihe kiri nawe uri ikikuriki. Plan, and that is what I'm going to do. Why? Mfite ikirori ndi gutegura ndi gutekereza icyo turi buze gukora. To my party. Have you ever seen a dead man? Ntago ndi buze muri icyo kirori se. Funeral. Wigeze ubona umuntu wapfuye se aza mu kiriyo cye? Ni nkuko nawe utaza mu kirori cyanjye. Ntago ndi buze muri icyo kirori se. Kumbe dore yandinje. Baby, damn. Ibintu byose bahita bishyira kuri Instagram. Umugosore twari kumwe arakoze cyane. Iki niki. But good too. King Paza avuye kwitanga wenyine aritanga koko. What's your status? Are you single? Taken? Uri single, ufite sheri biti. Single? Sha nta sheri ngira. Okay. Okay, ni puzzle. So are you looking? Uri gushaka sheri se? Umve, ni cya puzzle. Kandi ubwo hahiye. Arabaza umva ibintu abaza Slay Queen. Ndi gushaka sheri. Slay se yakubwira ko itamushaka. I mean, not that I'm not looking. Nanjye so kuvuga ko nashaka sheri. Ako nyine. Ni puzzle. Kahoda. Uyibereye hano. Kari hakuri no. Ni Loretta. Bite? Ni umusore w'umukire ariko ntazi gutereta ibintu by'abakobwa bafite imico mibi ntubimubwire wabashaka abana bari ku murongo. Wazaretse umunsi umwe nkagusohokana umva ukuntu atereta nzagusohokane. I don't think so. Siko mbikeka. Just like that. Gutyo nyine urangati. No point in leading you on. Nta mpamvu yatuma ngutereta. Uri umushoferi. I mean, you're busy driving. Nyine ndashaka kuvuga ko uba uhugiye mu gutwara boss wawe. Oh really? Koko kumbe uyu musore ni umukire bari kwita umushoferi. Makes sense. Birasobanutse. Sobanutse. Sawa. Simonye umushoferi se sha mwakoze inama koko. Umusore yitwariye ikimodoka cyiza ariko nago babiyumvisha ko ari abana bato bafite amafaranga. Usko kara akobwa Loretta kambwiye ngo ndi umushoferi wawe. Inde wabimubwiye? Left the house. The poor girl. Ka akobwa kagakene babana. You're the driver. Wakabwira iki rero ko uri umushoferi? Oya we yambonye bimbonamo ko ndi umushoferi. That's good. Gakeka ko nari umukire. Iyo umubwira ko ufite amafaranga sika amafaranga akora ibintu byose. Umukobwa wamukunze. None se uzakomeza umuhishe ko ufite amafaranga. Sasa uyu musore wese yanga kumubwira ko afite amafaranga avuga ati oya reka mbiguhishe. Karaga kobwa rero kawe nako ni kankurikirana. Nako nzahatwika puzzle wabo baranze. Bafashe inzira barerekera. Gusa umusore ari gupanga ati uriya mukobwa ntago azigera amenya ko ndi umukire. We yabonye umukobwa usa nk'ufite imico myiza. Ese bizaherera he? Bizaherera he? Ese umukobwa azamenya ko uriya musore afite ifungo? Ndaje icyumweru gitatu zareba igice cya kabiri cyari igice cya mbere twita tunagisoza ku mugaragaro. Bayita Slay. Imana bamugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao. Tobacco, the finest tobacco, all the taste, all the time.